Shalom shalom, ndabasuhuje cyane mwebwe mukomeje kubana natwe, mbahaye ikaze nanone nk'uko bisanzwe, mwe mwakoze subscribe, nawe mutari mwayikora mbahaye ikaze, mbashishikariza kubana natwe mu biganiro bya buri munsi bibagezaho uko twakirwanaho tukarinda ubuzima bwacu twivura. Uyu munsi ngarutse nanone kubaha umuti mwiza, umuti ugufasha kugarura amahirwe yawe yari yaratakaye, ugufasha kugarura ubutunzi bwawe wari warigeze watakaje, ugukuraho inyatsi, ugukuraho ibibi byose bari barakujugunyeho. Ndakubwiza ukuri rero ko uyu muti ari ingenzi ku buzima bwawe. Wowe ufite cy'ibibazo bitandukanye, cy'ubuzima bw'ubushomeri, ubuzima butarimo amafaranga, nta buzima, nguhaye ikaze, kore iyi tekinike hanyuma ubundi ubone umunezero wari warabuze. Ndakubwira nawe ufite ikibazo cy'ubukene, nawe iyi tekinike irakureba kugira ngo ibyawe bari barafunze, imigisha yawe yari yarafunze, kora iyi tekinike hanyuma imigisha yawe ifunguke, amahirwe yawe afunguke, inzira zibonekanamo amafaranga zifunguke. Wowe warabuze akazi karafunguka, ubona akazi, ubona icyo gukora. Kubaho nta mafaranga biragatsindwa, kubaho nta butunzi biragatsindwa, ubukene buragatsindwa, abantu bakagufata bakakuroga ubukene bukagenda bukakubaho akarande. Ndakubwiza ukuri, shaka ibi bintu ngiye kukubwira hanyuma urebe ikinyuranyo mu minsi wari urimo. Numara kubikora urebe nuko uhagaze, inzira n'amahirwe n'amafaranga biraza ku buzima bwawe, kuko urabufunguye. Urufunguzo ni urunguru, ni uyu muti wa none ufungura imigisha yawe yari yaraborotswe, imigisha yawe bari barakingiranye, imigisha yawe bari baratwaye. Uyu munsi urayigaruza, wongere ubeho neza, wongere utohagire, wongere ukore ku mafaranga, wongere ugire igikundiro. Mbaha tekinike nyinshi zitandukanye ku buryo wafungura imigisha yawe, ku buryo wabona amafaranga. Ukambwira ngo bimwe mwarabibuze, ariko ibi ngibi biza none ntushobora kubibura mu buzima bwawe. Bisaba iki? Genda ushake inkari zawe za mu gitondo, saa 10 za mu gitondo. Bivuze ngo ni inkari uri busobe cyangwa uri bwihagarike mu gihe cya saa 10. Bivuze ngo izo nkari ni inkari uri bwihagarike mu gihe cya saa 10. Ni ukuvuga ngo ukinjira mu buriri, izo nkari nizo za mbere uri bwihagarike saa 10, nizo dukeneye mu muti wa none. Hanyuma unshakire n'amata, igihe ni ukuvuga ngo uranshakira igice cy'amata y'inshyushyu, hanyuma numara kubibona unshakire n'igiceri, amafaranga y'igiceri icyo ari cyo cyose, biterwa n'igihugu cyawe urimo. Hanyuma ubundi uze dukora umuti, tugaruze ibyacu byatwawe, tugaruze amahirwe yacu yatwawe, tugaruze ubutunzi bwacu bwatwawe. Bikore hanyuma urebe
igisubizo cy'umugisha wawe. Bikorwa bite rero? Uragenda ufate inkari zawe za 10:00 nk'uko nabikubwiye, inkari wihagaritse 10:00, ni ukuvuga ngo urajya kuryama mu buriri bwawe. Wirinde kujya kwihagarika nijoro paka wihagaritse 10:00 z'igitondo. Hanyuma izo nkari nizo dushaka nk'umuti. Hanyuma uzizane uzishyire mu kirahure cyiza. Hanyuma ikirahure ashyiramo ni ikirahure cyiza kibonerana, ikirahure gishyashya. Ikirahure, ndavuga ikirahure gishyashya, nicyo turi bukoresha uyu munsi. Ubwo ni ibirahure bibiri, ikirahure cy'amata ndetse n'ikirahure washyizemo za nkari zawe. Hanyuma ubundi nurangiza urashaka igiceri icyo ari cyo cyose, biterwa n'igihugu uherereyemo. Hanyuma kugira ngo duhambure imigisha iguhuza n'amafaranga, kugira ngo duhambure imigisha bari baragufatiriye, kugira ngo ihambuke, wongere ukore ku mafaranga. Hanyuma urazana za nkari, nurangiza kuzana za nkari urazisuka muri ya tasi y'amata. Hanyuma ubundi ushyiremo igiceri cyawe. Ibi bintu by'uruvange rwawe urarutereka. Ibyo byose urabikora iyo saha ya 10:00 nukimara kubona izo nkari zawe. Hanyuma ubundi ubivange, ushyiremo na cya giceri, ubivange, ushake akantu uvangishe akantu. Hanyuma nubimara kwivanga neza harimo na cya giceri, urabitereka ahantu heza. Hanyuma ubundi mu gitondo ukibyuka, nta muntu mwari mwavugana, nta muntu mwari mwahura, ufate rwa ruvange rw'amata y'inshyushyu n'inkari zawe na cya giceri. Hanyuma ubikarabe mu maso no mu biganza, uvuga ati nikuyeho inyatsi zose, nikuyeho icyangiro gituma ntagera ku mafaranga. Mpamagaye amafaranga impande zose, mpamagaye amafaranga ku buzima bwanjye, mpamagaye amafaranga ku buzima bwanjye, mpamagaye amafaranga ku buzima bwanjye. Bisubiremo inshuro 3. Hanyuma ubundi ukarabe wa muti wacu. Numara kuwukaraba, cya giceri uragifata ugikure muri wa muti twakoze. Hanyuma ubundi ushaka ahantu kibika, ahantu hizewe, ahantu ubika amafaranga, ahantu usanzwe ushyira amafaranga, ku buryo icyo giceri kitazagera aho kijya n'umunsi n'umwe. Icyo giceri kizajya gihora mu bubiko, utazibeshya ngo ugitange, utazibeshya ugitange. Ibi ngibi bifungura ibifungo byose abarozi bari baragufashe bo byose. Bafashe amafaranga yawe bakayaroga, bafashe ubutunzi bwawe bakaburoga, kugira ngo baguteze inyatsi zo kubura amafaranga. Inyatsi zo kubura amafaranga biragatsindwa. Bikore, hanyuma imigisha yawe yongere ifunguke, wongere ukore ku mafaranga, wongere ukore ku butunzi. Imigisha yisukiranye, umunezero wongere uwubone. Ndabashimiye cyane mwebwe mukomeje kubana natwe, kandi mukomeje kutwereka umutima w'urukundo. Turabashimye, mwumve ko tubashimiye cyane. Uwiteka Imana ibahe umugisha. Namwe mwese mudukurikira, Imana ibahe umugisha. Imana y'amahoro ibishimire. Urukundo rwawe rw'Imana isumba byose rubagereho. Amahoro n'umugisha Imana itanga
bibaweho. Ngakora subscribe, kora share na comment, hanyuma ubisangize benshi. Ntukihererane ibyiza Imana iba yaduhaye, nk'uko natwe tutabyihererana, tukagira ngo turwane ku bwoko bw'Imana isumba byose. Nawe ntukirengagize kugira icyo ukora, ntukirengagize kugira icyo ukora kugira ngo ukize mugenzi wawe. Bisharinga ubihe mugenzi wawe, nawe uyirwaneho, nawe yikureho iyo myaku, yikureho iyo mikasiro baba bamushyizeho, yikureho imitongero yose yaba yaratongewe kugira ngo atazatunga amafaranga. Urakoze rero, mugire ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka nk'uko bisanzwe. Imana ibarinde kandi bishimire. Shalom, shalom.